ayo basi panya twirebera episode ya mbere ni twatu minisitiri ku buryo minota mike kaba karangiye bimeze bite rero nyuma ya papa cyangwa kubwira ati panya imbeba ntimuduteze imbeba okay bimeze bite ari kumwe na Igor Mabano bati ntuduteze imbeba wineze imbeba mama we njya mbona abantu bashaka kuneza imbeba shahu kandi nzwi nk'icyamamare okay ere nawe kamugereho icyamamare na kinyoni hafi aho mwese kabagereho twirebera 50 states of fright mambo vipi akagashane tuambaye ni gasha nakabe nakubajije mbere yo kukagura ariko ni keza nkabasubize nakikopesheje yaragenda akikopesha imikufi ya zabo oya nanjye nagakunze tuzashaka amafaranga tukishyure na Apollo wakagukopyeye umukobwa yaragendaga akikopesha imikufi yenze ya zahabu umusore w'umubaje utigirira n'amafaranga ngakazaba ashaka ukuntu azaba ajya kubyishyura urumva ikibi cyo gukundana n'abakobwa badafite ubwenge umusore udufaranga twakamufashije umukobwa yagendaga akikopeshamo ibintu atazi bidafite akamaro badakeneye muri ako kanya yo do bimeze bite barakwereka babaga bari mu rugo nta muntu wari uzi ko iyo mpanuka yaba wumve ntabwo njya nibabarira kuba umunsi ntari impari uriya n'uwajya gufasha wa musore batubwiye Dave kwereka umunsi we andi arampamagaye andi ruramwira buri kutuganirira bakoranaga iyi kanzu urayikunze ewa ni kanzu iraza gukurura abantu nijoro andi se yabaye iki yamagaye ararwaye n'uwo bakorana ibiti twari gutemana ndabitema njyenyine urumva ndi bukerererwe umva turi muri komite ya fundraising tugomba kuba tuwari kugiye umva ibiti ngomba kubikata uyu munsi kandi uwo wagomba kumfasha cyangwa uzi ujya kumfasha sheri andi wamfashaga ntawe uhari ni igiti gitoya ngo ugende ubimfashe tubiteme kugira ngo tuze kujya muri icyo kirori nijoro umeze neza umukobwa aheraga mu gitondo yipima imyenda yo kujya mu kirori nijoro ni sireyi nyine urabazi sawa uko yagakuruye igiti cyitambitse mu nyagasani igiti cyitambitsemo uyu kureba hano igiti cyabanutse gisanga sireyi kwini edahari kiramugwira uyu amaraso aramutarukira bimeze bite igiti cyagwiriye akaboko k'umukobwa umukobwa mwiza muri karitsiye sireyi wari waraciye ibintu bisa neza turakabukanu kari kuva amaraso menshi uyu musore yagasanye yakuriye akaboko kafashwemo umuzi nka Ragnar Lothbrok muri ni application cyangwa se wenda abonnement Star Times byose uragabanirizwa ni ibintu byoroshye cyane we banza ukurikire wumve ifashe ushobora kuba wakoresha igura umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times nta kindi bisaba uretse kudownloadinga application yifashe kuri Google Play sibyo gusa kandi kuko no kubakoresha amatelefone y'amatushe tutabibagiwe kanda akanyenyeri 632 akanyenyeri 1 urwego ube wabasha kubona izo serivisi zose zavuzwe haruguru gabanyirizwa kugeza kuri 5.5% kuri buri serivisi yose uguze ukoresheje application ifashe ku bindi bisobanuro watwandikira kuri mail yacu ariyo info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 078115 ifashe easy and affordable for you. Ifashe mwayibonye nuko dutangiye filime yacu ndagira ngo mva amagambo rero kubwiye ngo burukumvishe ngo niruke bagafashemo byo menye ko tugiye gusobanukirwa ijana kurindi bimeze biti cyane ko twiyemeje kudasakuriza muri filime ahubwo dusobanura ijambo kuri kwiga neza we
Every state has its folklore, tall tales and legends. ati burya buri mujyi wose cyangwa se buri leta iba ifite imigani yayo, ifite inkuru z'abakurambere, ifite ibigwi bihavugwa muri ako gace. Nk'uko bakubwira ati kubwima kera habaga impyisi, habaga iki n'iki, bakubwira ati none Mutara igihe wasangaga intare ziri mu mirima, ati hari igihe usanga buri leta buri gace kagira inkuru zako, imigani yako ibihavugwa, sibyo? But sometimes there is a darker story, a tale not so much told as whispered. Atariko nanone usanga hari inkuru muri izo nkuru ziba zivugwa muri ako gace bakunze kongorirana, mbega basa nk'abagira ibanga ibi itagivugirwa mu ruhame ngo ivugwe cyane, ariko iyo nkuru yarahabaye ugasanga n'akantu bavuga bisha bavuga iriya kayuriya mu mama buriya ni umurozi, ugasanga abantu bose ntabwo babizi. Ati buriya buri gace kagira inkuru ivugwa mu bwihisho batajya bapfa kwerura ngo bagere ku kabanda ntacyo bihabera. Nuko dutangiye filime yacu bahise 50 Shades of Right bimeze I remember the land the way Dave was. I mean, he loved that. uwo mugabo Dave ndamuzi yakunda ku butaka, And it was a part of him. ubutaka bwari bumeze nk'igice cye. Nuri kutuganira ni babiri bakorana. Dave, most of his stuff Dave yari umubaji mwiza, red oak that he grew on his property. yari umugabo rwose ubaza cyane ko n'ibintu byabaga mu nzu yari ibyo yabazaga. Dave and Heather were high school sweethearts. Dave n'umukobwa bita Heather bakundanye muri high school cyangwa segonderi. County, and she knew it. Gusa uwo mukobwa bakundanaga Heather yari we mukobwa mwiza muri iyi karitsiye, nawe yari abizi. Turi umukobwa bakubwira ngo yari mwiza cyane kandi nawe yari abizi. Hari igihe umuntu aba ari mwiza nabizi nyine. Hey, n'uyu mukobwa ngo yakundanye na Dave. Dave ni umubaji, atema ibiti akajya kubana. Icyo giti uzanye ni cyiza sheri, A nice spiral grade. ahubwo iki giti kirakabije si cyiza gusa. He knows. Uyu arabizi. That's all right for you fellas? Yes, ma'am. Uyakomeza imbere sheri we. Man, she was always asking Dave for stuff he couldn't really. uwo mukobwa yajyaga asaba umusheri we Dave ibintu atabasha no kugura cyangwa se ibintu adafitiye ubushobozi, atitaye ku musore byari kumusubiza inyuma. Dore ngaba umukobwa muri w'abakobwa bakora ibintu bihenze cyane ko yarazi ko nawe ari mwiza. Barakwereka yari yazanye agakufe ka zahabu. Sheri wavayo, sheri ngo n'umubaji. Uyu mukobwa akunda kumubwira kugura ibintu birenze ubushobozi bwe, atitaye ku musore byamusubiza inyuma. It's true. I do sort of have a thing for dumb muscular guys. Rebe Lucky Rough Pro muramuzi muri I guess it's my lucky day. ndakeka uyu munsi w'amahirwe wanjye. Nagashene. Is that new? Aka gashene twambaye ni gashya. I should have asked you first, but it was just so beautiful. Nakabaye nakubajije mbere yo kukagura ariko ni keza. Nkabasubize nakikopesheje. Yaragendaga akikopesha imikufi ya zabo. I like it. Oya nanjye nagakunze. We'll find a way to pay for it. Tuzashaka amafaranga tukishyure. Na Apollo wakagukopyeye. Umukobwa yaragendaga akikopesha imikufi yenze ya zahabu. Umusore w'umubaje utigirira n'amafaranga ngo akazaba ashaka ukuntu azaba ajya kubyishyura. Urumva ikibi cyo gukundana n'abakobwa badafite ubwenge. Umusore udufaranga twakamufashije, umukobwa yagendaga akikopeshamo ibintu atazi bidafite akamaro badakeneye muri ako kanya. Yo do bimeze bite? Barakwereka babaga bari mu rugo. Nobody was expecting an accident. Nta muntu wari uzi ko iyo mpanuka yaba. Umve, I'll never forgive myself for not being there. ntabwo njya nibabarira kuba umunsi ntari mpari. Uriya wajya gufasha wa musore batubwiye Dave. Hey, Kwereka umunsi. called. We andi arampamagaye. Andi ruramwira buri kutuganirira. Bakoranaga. You like it? Iyi kanzu urayikunze? That is gonna turn a few heads tonight. Ewa ni kanzu iraza gukurura abantu nijoro. What about Andy? Andi se yabaye iki? Sick. Yamagaye ararwaye n'uwo bakorana. Together, and now I'm gonna have to do it by myself. Ibiti twari gutemana ndabitema njyenyine, urumva ndi bukerererwe. In committee, we have to show up on. Umva turi muri komite ya fundraising, tugomba kuba twari kugiye. And tomorrow, I'm short of lumber. Umva ibiti ngomba kubikata uyu munsi kandi uwo wagomba kumfasha. You could give me a... Cyangwa ujye kumfasha sheri. Andi wamfashaga ntawe uhari. That's just a little treat. Ni igiti gitoya ngo ugende ubimfashe tubiteme kugira ngo tuze kujya muri icyo kirori ninjoro meze neza. Umukobwa iraga mu gitondo yipima imyenda yo kujya mu kirori ninjoro. Ni sireyi nyine urabazi. Fine. Sawa. Musora amuhaga baje gutema ibiti. Vuye tujye gutema ibiti. Baje gutema ibiti. Kuvuga bakanaga ngo wari mwiza muri ikaritsiye. Byabaye. Baje gutema ibiti. Hey, keep the line taut. Umva ako kantu umugozi ucamo abari ugumukururira, sibyo? Kururiremo hariya urakabona. Abarika kururiramo. Bimeze bite? Sasa yagize gutya arakurura.
arakurura hitambikamo igiti. Hey! Hitambitsamo igiti bivuze ngo igiti ntabwo bari kugikontorora. Umukobwa uko yagakuruye igiti kitambitse mu nyagasani. Igiti kitambitsemo uyu kureba hano igiti cyamanutse gisanga Sirayi Queen edahari kiramugwira. Uye marasa aramutarukira. Bimeze bite? Igiti cyagwiriye akaboko k'umukobwa. Umukobwa mwiza muri karitsiye Sirayi wari waraciye ibintu. Bisa neza turakabukanu kari kuva amaraso menshi. Uyu musore yagasani yakuriye akaboko kafashwemo umuzi nka Ragnar Lothbrok muri Vikings. Ukura akaboko dore kashwanyaguritse ari kuva amaraso menshi. Uri kubura amaraso menshi cyane atarebye neza yapfa. Umfashe umusore yararebye biramucanga. Kari akaboko ni gatinda amaraso arashira mu mukobwa. Agufatira ipiki akaboko agace byibura yihutana umukobwa kwa muganga kugira ngo akaboko kagumemo hariya. Umukobwa abura amaraso menshi. Urabizi muko nta kundi nakujyana. Ugiye gukora ibiki? Mfite kugukura kuri icyo giti. Oya yatemye akaboko amaraso atarukira muri kamera. Iyo yari episode ya mbere ngiye wumvaga bagitaroki ndetse naranamamaye Imana ibahe umugisha. Ciao ndaje turebe n'izindi episode zikurikira. Kuba wakoresha igura umuriro, amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times. Nta kindi bisaba uretse kudownloadinga application yifashe kuri Google Play. Sibyo gusa kandi kuko no kubakoresha amatelefone y'amatushe tutabibagiwe. Kanda akanyenyeri 632 akanyenyeri 1 urwego ube wabasha kubona izo serivisi zose zavuzwe haruguru. Gabanyirizwa kugeza kuri 5.5% kuri buri serivisi yose uguze ukoresheje application ifashe. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri mail yacu ariyo info@fdibs.com cyangwa ukaduhamagara kuri telefone yacu ariyo